Nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza, ukaba utaragera kuri bya bindi byose nabasobanuriye aba bantu bageraho, iyo bamajije kugera kuri ya myaka y'ubukure, nibura nibwo umuntu aba amajije kuvuga ati noneho ubu ngubu ndi mu kigero cyiza cyo gutangira kurya ku mafaranga y'icyuzi Imana yanteganyirije. Hanyuma rero nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza, ubwo ndavuga igice cy'ukwezi uhuje ibiganza byawe bibiri, nababwiye ko aba bantu ni abantu baba baratoranijwe kandi batoranijwe, hari igihe baba baratoranijwe mu miryango y'iwabo, muri sosiyete y'iwabo, ahantu uyu muntu aba yaratoranijwe ku buryo uyu muntu muri sayiko ye y'ubuzima cyangwa se mu ruziga rwe rw'ubuzima haba hateganyijwemo ko azaba umukire, akaba umuherwe, akagira amafaranga. Hari abantu rero barengeje ya myaka 40 navuze, ku buryo ubundi hari ikiganiro nababwiye ko ku myaka 40 nibura uyigejeje ukabona uyipasinzeho cyangwa se urayirenze utaratangira ubona nta hantu urava nta naho uragera, ngibi ibintu biba byaragutsikamiye utazi ibyo ari byo. Ubundi mbere y'imyaka 40 yego hari ababa bakire bakanaba baherwe rwose ku mbere y'imyaka 40 kubera ko yenda ariko Imana yabigennye, ariko nibura abantu bafite ibimenyetso, abantu bafite ikimenyetso mu kiganza cyabo, abenshi inyenyeri yabo y'ubukire ifunguka cyangwa se yaka ku myaka 40, kuva ku myaka 40. Rero nimba uzi yuko kuri iyi myaka wayigezemo wanayirenze ariko ukabona uracyari wa muntu ugikubitwa inkoni nka za zindi Yesu yasigaje, menya ngo ngibi ibintu 7 byagutsikamiye ndetse byakuboshye ariko nyamara utazi, udasobanukiwe. Narababwiye ngo nubana nanjye muri bene ibi biganiro uzajya ugenda usobanukirwa, wisobanukirwa gake gake kandi ibintu bikazajya bigenda neza cyane. Hari ubuhamya bwinshi rero buvuga bw'abantu bagiye Imana ifasha kandi ibagira neza, nk'uko yarabasobanurira bakaba barisobanukiwe kandi ibintu bikaba bimeze neza cyane. Aba bantu rero iyo watoranijwe uba ufite ibitero byinshi, uba ufite intambara nyinshi, uba ufite ibikurwanya byinshi, Satani ntabwo yakureka wenyine, ntabwo yabyemera ko umukirana, ntabwo yabyemera yuko umugirana amahoro, niyo mpamvu uhora watakwa n'ibitero. Aba bantu nababwiye yuko muri cya gihe cyabo cya transition cyangwa cya gihe cyabo cyo kwigishwa, cya gihe baba bari mu gihe cy'ishuri ry'ubuzima Imana iri kubigisha, baragorwa cyane, bahura n'ibintu hahandi uburibwe bwe busigara bumeze nk'ikinya ku buzima bwe. Rero iyo ubona ugeze muri ya myaka nta hantu urava nta naho uragera, ukagira ngo noneho ishuri nibwo ritangiye, menya ngo hari ibintu utarasobanukirwa ku buzima bwawe, aribyo ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere rero uzi ko aba bantu akenshi umuntu ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza ndetse n'inyuguti ya M mu kiganza cyangwa se igice cy'ukwezi mu rwara, aba bantu bakunda kugera igihe runaka bakamera nk'aho bari bonyine, bakiyezora cyangwa se Imana ikabezora, niba ndi bubyite gutya, isolation cyangwa isolation mu rurimi rw'icyongereza, ni nko guhabwa akato cyangwa se kwiha akato cyangwa se kujya ahantu ha wenyine, ukamera nk'aho wagira ngo uri kubaho ubuzima bwawe wenyine. Muri iki gihe rero cya isolation cyangwa se muri iki gihe cya isolation nibwo Satani agucakirira hano hantu. Ubundi hano hantu Satani akubwira ubugambo bwinshi, abenshi iyo bari muri iki gihe usanga amarira yarababaye amarira, baba barira amarira yandi wagira ngo amarira yarya saa sita na nimugoroba, ayarya mu gitondo saa sita na nimugoroba wagira ngo nibyo byabaye ibiryo bye, kuko buri kanya uhora wibuka ibintu byose byagukomerekeje, buri kanya uhora wibuka utuntu twose twakubabaje, intambara ugiye uhura nazo, ukinahura nazo, ko muri icyo gihe uba uri muri isolation ntugire ngo ubunezerewe, uba uri mu ntambara, ubwo Imana iba yagushyize ahantu ha wenyine kugira ngo wowe nayo mugirane umubano wihariye. Iki gihe rero iyo uri mu gihe cya isolation ugera igihe runaka ukajya wumva ibintu bigushenguye umutima, ukibuka ibihe bigoye uribamo, ibyo waciyemo ukinarimo, umutima ugashenguka ugatangira kwitotomba. Aha rero ntugire ngo hari ikindi kiba cyabaye, Satani aba yakohereje utuntu tw'udukozi twe tukaza kukongorera tuti ntacyo umaze, Imana ntinagukunda, ubundi si Imana iriho, ubundi Imana yemera kubaho ubuzima bumeze gutya, iyo Mana ibaho? N'utwo tugambo rero biri kukongorera kugira ngo ubashe
kuva ku bintu, ubashe no kwitotomba, kandi nimba hari ikintu Imana yanga urunuka ni ukwitotomba. Murabizi neza ko Satani yaje kwica, kwiba ndetse no kurimbura, ntabwo rero yagusiga wenyine ataje kukwiba uwo munezero, ataje kukwiba icyo gihe Imana yashatse ko mugirana ngo itangire ishyire mu rukuta rw'amakimbirane ndetse na conflict hagati yawe n'Imana, utangire kubona ngo Imana ntibaho, ubundi Imana kuki iguhora ibyo, ubundi Imana kuki igukorera ibyo ngibyo, niwe wayihemukiye wenyine, ubundi Imana ibaho, kuki Imana nimba igukunda igukorera ibyo. Ni utwo tugambo iba iri kukongorera kugira ngo witotombe, wa mubano wawe n'Imana ube urangiritse. Kandi kwa kwangirika kwa wa mubano wawe n'Imana niko gukerereza no kudindiza amasezerano Imana yari yagushyize imbere, akaba aragize gute, aradindiye. Reka mbaho urugero rw'umuntu wari umuntu usenga cyane, ajya imbere y'Imana aratitiriza, bari bamwirukanye mu nzu, aratitiriza, Imana marayika w'Imana bafashe ubutumwa, arabwirukankanye. Urumva marayika agenda uko agomba kujyana raporo, ashobora yenda gutindamo gake, cyangwa se ugasanga ari muri ya nzira arimo agenda ajyanye iyo raporo, ntubashije kwihangana. Noneho muri kwa kujyana raporo, ubwo uwo muntu yasengaga asaba Imana ati ubundi wanyihereye inzu yanjye jyenyine, ko jyewe rwose ntabashije kuguma mbaho muri ubu buzima banyirukanye, byagenze uku na kuriya. Marayika ajyana ubusabe bwe, hanyuma ageze imbere y'Imana, Imana iranabwapuruva bwa busabe, inzu iyihereza igisubizo cy'inzu, Imana igereza marayika, arakigarura, akigaruye nuko. Ariko marayika akihagera asanga wa muntu aho yasengeraga yahavuye, yigiriye mu bapfumu. Kwa kundi abantu bajya bavangavanga ibintu, ugasenga ukabona habayemo gutindamo gakeya, ukavuga ati oya, gusenga ntabwo bikora, ugahita uhindura umugambi ukajya no mu bindi. Hari Imana uba uyivangavanze, siba yananiwe gukora, ahubwo ni wowe uba wananiwe kwicara ahantu Imana yagushyize ngo uhategerereze. Wigeze wicara ahantu Imana yagushyize, urayihategereza, hanyuma urayigarura, arabwira ati ko nagutegereje nkaheba. Urumva uwo muntu marayika yaraje azanye inzu, aho yamusize asenga arahamubura, arebye ku ruhande abona yigiriye mu zindi gahunda, mu zindi aferi, yigiriye mu bapfumu, niho yagiye gusaba inzu. Ubwo umuntu ababuza amahirwe atyo. Rero nicyo kintu kijya kiba muri izo rasiyo, Satani araza akagushyiramo utugambo, ukigumura, ugahita utangira no kuvuga ati ariko ubundi igihe nasengeye byamariye iki? Nuko bigenda, igihe nasengeye byamariye iki? Ugatangira kwitotomba, kwiciraguraho, bikarangira akuriganyije, nimba hari n'umugisha wawe wari uri kuza, bikarangira umutima wawe utakiri hahandi, utakiri konekite n'Imana, ugasanga marayika araje arakubuza. Nicyo kintu kijya kiba, imigisha yacu iriganyirizwa bene aho hantu abantu benshi. Hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri kijya kiyongobeza umugisha w'umuntu rwose ukadindira, ni ukugirana diru cyangwa se kugirana amasezerano na Satani. Hari nk'ukuntu uba uzi neza yuko ikintu ari icyaha, cyangwa se ikintu kikwambura umugisha wawe, ubizi neza. Tuvuge urugero, urabizi neza yuko nukora ikintu gishobora kugira ibintu byawe cyangiza, mu buryo bw'ibyo ukora, mu buryo bw'ibyo ubamo, ugasanga icyo kintu gishobora kukwangiriza. Urabizi neza nawe ko icyo kintu kikwangiriza, ariko Satani akakuza mu matwi. Reka tuvuge urugero, nimba uri umukobwa uri kurambagizwa, yenda wari usanzwe wikinira izawe n'abandi basore, urabizi neza yuko umusore mugiye kubana ari seriye, ntiyanaguca inyuma, ariko wowe umutima wawe urabizi neza, nawe yarabikubwiye ati nuramuka unciye inyuma, ngiye tuzahita turangizanya, naho ashaka bari ku munsi w'ubukwe tuzahita turangizanya. Bene uyu mukobwa Satani ahita amuza mu matwi, nicyo kintu ahita akora hano, agahita amuza mu matwi akamubwira ngo yasha, ngo bikorere imwe gusa, ngo just inshuro imwe gusa, ngo nta kibazo rwose. Iryo nshuro imwe gusa rero niho ibintu byose biba bigiye kwangirikira, ayo masezerano wemeye kugirana na Satani agushuka ngo ni inshuro imwe gusa, niho umugisha wawe agiye guhita wibira, akawurimbura neza, akawushwanyaguza, akawuhindura ivu. Nibwo rero umwumvira muri wa mutima uba ukubwiye ngo ubundi inshuro imwe gusa, ngo ubundi ngo ni na nijoro, ngo ubundi ngo kandi ngo ni ku gihe cy'umuhuro, ngo ubundi ngo arabimenya. Muri iryo joro nibwo Satani amara kugushuka, wamara kugwa muri icyo gikorwa neza, nawe agahita yohereza wa muntu nanone ingabiti ijya kumubwira ati ngwino nkwereke.
nawe ukabona akuguyeho cyangwa se agufashe mu buryo utatekereza ko yanagufata rwose, kubera iki? Kubera ko rya rimwe gusa Satani yagushutse niryo yari azi neza ko ariryo ari buyongomerezemo umugisha wawe. Ubwo ni urugero nguhaye kuri iyo ntuza, ubwo mvuze urugero ku bijyanye, reka mvuge nko mu bucuruzi, ugasanga umuntu yari umuntu ucuruza neza, yirinda amadeni, yirinda amanyanga n'igisa nayo, ariko ugasanga Satani araje aramushutse ngo ngo nyereza ngo umusoro ngo rimo gake, ngo rwose ngo umusoro ngo wawunyerezamo ngo rimwe gusa ngo nta kibazo, ngo ntacyo bitwaye. Wari umuntu wirinda amanyanga, wari umuntu utajya ugendera mu bintu by'amanyanga n'ibintu bifuditse, Satani akakubeshya ngo nta kibazo ngo rimwe gusa, ugasanga rya rimwe gusa, nimba ari imisoro urayinyereje cyangwa nimba ari forode utangiye kwinjiza za forode. Satani kuko yakubwiye ngo ari rimwe gusa nta kibazo, iryo rimwe gusa ubucuruzi bwawe bwose bugahita burindimuka bukajya hasi. Nuko Satani ajya ayungubuza imigisha y'abantu, abigendera mu gushuka, mu bushukanyi ndetse no kugira. Hanyuma iyindi mpamvu ya gatatu igituma abantu birimbura neza neza bakanarimbura n'imigisha yabo, ni ukumva bananiwe. Kumva bananiwe rwose, hari ukuntu utinda mu kigeragezo ukumva urananiwe rwose, ukumva ucitse intege, ukavuga ati noneho hano mvuye ku bintu pe. Kumva unaniwe, ukumva ntiwakomeza gukora ibyo wari uri gukora rwose, ugasanga hari umuntu wari urimo hari agatekerezo nabonye ko umuntu yari arimo acukura ahantu zahabu, acukura nk'ibirometero nk'ijana, asigaje santimetero nka 20 gusa ngo agere kuri zahabu. Ahita arambika ipiki hasi ati ndananiwe, ati reka mbanze, ati mbivuyeho, ati ubundi igihe nacukuriye kuki nagera kuri zahabu. Hanyuma ava ku bintu, yisubira inyuma, santimetero 20 ziramunanira, yacukuye metero 100. Nawe unyumvire umwuka byaramwo ibyo byago by'ukuntu Satani agira gute, ariganya abantu. Kumva unaniwe, ubundi hariya ahantu unaniriwe, nujya uba uri mu bintu ukumva urananiwe neza neza, ukumva uri tayari yo kuva ku bintu, hariya ahantu wumva unaniriwe niho neza, niko kadomo umugisha wawe urimo. Wiva ku bintu, wihagarika, wihagarara, komeza ugende, komeza wavanze, nubwo waba unaniwe wumva wenda gushiramo umwuka, iyandayande, wishakemo akabaraga, ukomeze ukore ibyo bintu, kuko sinumva ukuntu waba waratanze imbaraga zirenze zishoboka, ariko akantu gato cyane gasigaye kakaba kakunanira. Naho ngaho rwose akantu ka nyuma niko gatuma abantu benshi batsindwa kandi bagatsindirwa ahari hari intsinzi. Hanyuma rero ahandi, ikindi kintu Satani ajya akoresha kikayongobeza umugisha w'abantu, ni mu bintu bijyanye n'umubano. Buriya reka mbabwire, hari umubano w'Imana ariko hari n'umubano Satani aba yaremye kugira ngo aze kukurimbura. Ntabwo ari buri muntu wese, ntabwo ari buri muryango wose ugufungukiye aba ari umuryango mwiza, nta nubwo ari buri muntu wese ugusekeye aba ari umuntu mwiza. Hari umuntu ugusekera ariko nyamara yoherejwe mu buzima bwawe kukurimbura, kukunyaga ibyo ufite, kukwangiza. Reka mbaho urugero, nimba ushobora gushaka umugore cyangwa se ugashaka umugabo, ni urugero, wifashije, hanyuma umugore akaza akakubana amenyo ya ruguru, cyangwa umugabo akaza akakubana akasamutwe neza, ugata umutwe ku buryo wowe ubwawe ubanza ukangirika, noneho n'ibyo wari utunze byose bikangirika. Urumva ari gute uwo mubano ari umubano wa nyawe? Ugasanga ukundanye n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, wari umuntu uzi kwishakira, uzi gukora cyane, ushoboye gukora, ko wa muntu ugasanga afite ifuhe rikabije riteye iseseme, adashobora no kukwemerera gukomeza ibyagutezaga imbere byawe, ugasanga bizanyemo ifuhe rikabije, ugasanga usubiye inyuma. Reka ntange urugero hano. Muribuka yuko Yuda yaje gukorera Yesu cyangwa se kugenda inyuma ya Yesu yigize nk'intumwa ye, ariko se ntiyamurangije akoresheje akabizu kamwe gusa, akaba aramwangije, akaba aramurimbuye. Muribuka Delila uburyo yaje akiyegereza Samusoni akajya agenda amugenda gake gake, amugenda gake gake, amugenda runono, bikarangira bikarangira amukoresheje penaliti, amukoresheje ibintu Imana yari yamubujije byose uko ari bitatu, bikarangira akamurimburana n'ubuzima bwe. Mbibutse rero yuko ntabwo ari relationship yose cyangwa se abantu bakuri iruhande bose uba ugomba kubitwararika, ngo rinda abantu bakuri iruhande, rinda abantu bakwegereye. Ikindi kintu rero cya gatanu, Satani ajya afatiramo abantu akakurimbura rwose, akarimbura umugisha wawe, akakurimburana nawe hahandi nta n'ikimenyetso kizasigara, ni kwa gutinda gukora kw'Imana.
hari igihe Imana ubundi gutinda gukora kw'Imana ibikoresha kugira ngo ikubake. Ubundi ni ryo rya shuri abantu bacamo, ukabona urakora ibintu byose bikanga, ukabona nta kintu na kimwe gica mu nzira. Imana igira ngo ikwigishe kugira umutima ukomeye, kandi inakwigishe yuko ari yo yonyine yo kugutabara, nta wundi wagutabara. Imana ikwigishe birimo ikwereka abantu bazima n'abatari abazima, abantu muri guca muri ibyo bihe cyangwa se mwabiciyemo muzi ibyo ndi kuvuga. Rero iyo Imana itinze gukora, we iyo iba iri kubikora kugira ngo ikubake kandi igukomeze, ahubwo Satani we ahita aza ako kantu ikagakoresha, ikakongorera kugira ngo iguce intege, igatangira ikakubwira yuko Imana itagukunda, nta nubwo ikwitayeho rwose, rwose sinzi n'impamvu nayisenga. Aha niho abantu batangira kwigaragambiriza, bamwe bagatangira no kugwa. Umuntu usanga ari umuntu ukunda gusenga, ariko wanamubwira n'ibintu byo gusenga akanaguseka cyane, akikubita hasi. Ya masaha yakoreshaga agiye gusenga akayakoresha yigira kwibyinira mu kabyiniro, cyangwa se akayakoresha yigira mu kabari kwinywera amayoga akanasinda. Simvuze ko abantu banywa amayoga ari ikibazo, ariko mvuze gufata umwanya w'Imana wayihaga ukawusimbuza ibindi bintu, ni amakosa akomeye cyane. Uba umeze nk'aho urimo wirahuriraho amakara, uba umeze nk'aho urimo wirahuriraho umuriro. Imana ntabwo ibuza abantu ngo ntibinezeze, binezeze ariko mu buryo bukwiriye butarimo ibyaha. Imana ntabwo ibuza abantu ngo nimwishime, oya, kuko na Bibiliya hari ivuga ngo imirimo yawe nishimwa n'Uwiteka, genda ngo ufate vino yawe ngo uyinywe, ngo kandi ngo ufate n'umugore wawe. Aho byo sinzi ahantu byanditse, mumfashe mubyandike muri comment section. Urumva irwo rugero Imana yarutanze ishaka kubereka yuko ntabwo Imana ibafata ngo ibafate nk'abacakara ngo munanirwe kwishima. Oya, Imana ntabwo ari ikihebe, Imana ntabwo ari inyagitugu. Imana iduha uburenganzira bwo kwishima tukaninezeza, ariko nayo ntijya ibyemera, kandi nawe ari we ntiwabyemera. Ntabwo ijya ibyemera ko ufata umwanya wayo wayihaga ngo wiyambure uwusimbuzemo ibindi bintu. Wese ari we wabyemera. Nk'ubu ufite sheri wawe yarakuvugishaga nko mu masaha ya saa tanu, urugero muvugana mwishima neza, muvugana utuntu twiza, utugambo twiza, ariko yasakaza kugera igihe akayihindura akajya ayivugishamo undi muntu, we wabyemera ntiwafuha. Ni nk'uko rero biba bimeze mu ruhande rw'Imana, nayo ntabwo ijya yemera yuko uyibangikanya ngo uyisimbuze ibindi bintu. Niho hahandi haturutse imvugo ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. Nuko rero biba bimeze. Satani hano muri uko gutinda gukora kw'Imana igihe hafatira abantu benshi, ikagenda ikakumvisha ukuntu Imana itakwitaho, itanagukunda rwose, ko nta n'icyo unamaze, ko nta n'icyo uzageraho, bikarangira wigometse ku Mana. Iyo wigometse ku Mana rero, Imana ubundi ikintu yemereye umuntu ntabwo ijya ikimwima. Icyo yagennye uko bigenda kose bizagisoza, ahubwo kiratinda kubera bwa bwigomeke bwawe. Wamaze kwidekonekita n'Imana muri ya periode ya deconnection. Rero widekonekise ku Mana, urumva ni kwa kudindira, kwidindiza ni we widindije. Ariko nyamara iyo uhama hahandi Imana yagusize, ukahama rwose, ukaguma kuri ka karago, ukaguma hahandi ugakomeza ukayiruka ukayitakambira, Imana izagera igihe mu gihe cyayo ikore. Hanyuma rero ikindi kintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma ngiye gusorezaho, Satani ajya acakiramo abantu benshi, ndetse akanabagusha, akanabambura, akanabariganya rwose umugisha wawe cyangwa se desite yawe igatinda, cyangwa se ikayiyomgobeza rwose. Ni mu buryo bw'umwuka, ugasanga umuntu yari umuntu uhorana ishyaka ryo gushaka Imana, kuyisenga, kuyiramya no kuyihimbaza, ariko ukagera igihe ukagwa. Uri ikintu cyo kugwa, muzarebe neza umuntu wigize kugwa, umuntu wigize gusenga akagwa. Iyo aguye, uriya muntu ntabwo akubitwa inkoni zimeze n'umuntu w'umupagani uri aho usanzwe. Muzabyitegereze mubirebe, uriya muntu arakubitwa ku rwego nawe ubwawe umureba ukamugirira impuhwe. Ntabwo ari Imana ibimukubise, oya, ni Satani umubwiye ati cyagihe ubundi wanyiryagaho, reka nze nkwemeze. Igutoza amashashi Satani, ikakuzutaguza hahandi agasuzuguro kose ikakumariraho, ikavuga ati hano ndagufite. Rero niyo mpamvu uba ugomba kuguma mu mwanya wawe. Ni ukuvuga ngo hano mu gihe cyo kugwa, Satani ni hahandi atangira kuzanamo confusion ni nko gucanganyikirwa, handi utabasha no kwimenya uwo uriwe. Uri wa muntu wasengaga rwose, ushobora no kwimura inkuta ukazishyira ahandi, ushobora kwimura imisozi ukayishyira n'ahandi, wa muntu wari ufite imbaraga. Ariko Satani akabanza akagucangamo akantu ko gucanganyikirwa, ku buryo usigara utakimenya uwo uriwe, utakinayibuka ko wigize uwo muntu.
aho hantu rero rwose aba yagufashe amabuye amagara yawe, umva aba yagukomeje koko ku buryo hano utabona n'aho wikura n'aho wishyira. Ni hahandi umuntu atangira kwiyahuza ibiyobyabwenge, ugasanga yari umuntu usenga wubaha Imana, yabaye ikirara, asigaye ari indaya, yirirwa mu bagore cyangwa mu bagabo, yirirwa ari umusinzi akazizi, ntakibasha no kumenya amazina ye, cyangwa se ugasanga ahora mu bintu bidafite umumaro rwose, ukabona yaranahindutse, nawe ubwawe utareba mu isi y'umwuka ukamureba ukabona umugiriye impuhwe. Iki gihe rero Satani nta kindi aba agukoreye, aba akwishe uhagaze, cya kindi bita ngo umuntu bamwishe ahagaze. Ni byiza rero yuko urinda izamu ryawe, bijya bibaho umuntu akagera igihe agateshuka, ariko uramenye nujya ugera igihe ukabona hari ukuntu byagenze, usubize agatima impembero, wongere ubwire Imana ati Nyagasani ongera unyibuke, ongera ungarukeho, ndakuziye nk'umwana wanjye, nk'umwana wawe, ndongeye ndakugarukiye, ntundeke jyenyine, wongere wibuke gusenga, wigwa ngo urambarare, wigwa ngo urambarare, wihereze umwanzi Satani ibyo byishimo, wimuhereza umwanzi Satani iyo ntsinzi. Hanyuma rero ngira ngo byari ibyo, ndagushimiye cyane wakoze subscription kuri Raila Wiz Show, hanyuma nawe utarayikora kandi aho ngaho k'umukara kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, reka duhure muri video ikurikira, tukagaruka, bye.